أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah umurizi w'ibiremwa byose, amahoro n'imigisha bisesekare kuzozereje intumwa n'abantu Muhammad we n'abiwe abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikiza kugeza ku munsi w'ibihembo. Reka mbasabe mufashe izi kanabwo ari ebyiri zose zizamuke mushyiraho subscribe, share na comment, mubikore kabisa mushishikaye kandi mubishishikarize n'abandi, kuko ni ikintu cy'ingenzi kuko ni ikintu gikenewe. Nubwo nibyo kandi nemeranya nabo, hari abantu bavuga bati ese ibyo bigambo ubundi muvuga mu nabyo bizafata igihugu. Nemeranya nabo, ntago kuvuga byonyine gusa aribyo byafata igihugu, ariko kuvuga ko atari urugamba. Kuvuga ni urugamba kandi rukomeye, ni urugamba kandi tugomba gukoresha, kuko n'ubundi nyine urwo rugamba rwabaho rwose. Kuvuga birahugura, ahubwo ikibazo abo duhugura ni bande? Se bakora icyo tubahuguye? Se dukora iki twebwe duhugura? Se twebwe duhugura tubikora tubihonye ku mutima koko? Tuba dushaka koko igihugu nyacyo, cyangwa tuba dupfa kuvuga gusa kubera inyungu zindi? Icyo nicyo kibazo dufite twebwe Abanyarwanda, kuko usanga n'abavuga donge njye ntangazwa n'ukuntu abantu bavuga finaroma ugasanga nabo baratakanye. Iyo mbonye abantu bafata umwanya, ukabona ukuntu abantu bafata umwanya wo kuvugana, si ukuvugana ahubwo wo guhangana, bahanganira ibitagombye guhangana ibitekerezo, kandi bavuga ko bari ku rugamba rumwe. Aba bantu ngiye barantangaza, nkumva baranambabaje cyane. Ntabwo rero ngiye mbona ko ibingibi bari kubyageza ku bantu cyangwa ku Banyarwanda twese tubabaye, kuko ndazi neza ko Abanyarwanda twese tubabaye kandi tubabaye kimwe. Sibabe Abahutu, Abatwa cyangwa Abatutsi, vraiment turababaye, kuko abakeneye igihugu ntabwo ari ukuvuga ko ari abari hanze y'igihugu gusa. Donc buri igihugu nta munyarwanda ufite igihugu, kuko n'abari mu gihugu. Ubundi kugira igihugu no kugira ubutaka. Rero iyo nta butaka ufite nta gihugu mu by'ukuri. Ni ukubera rero murabizi neza ko mu Rwanda nta butaka, nta munyarwanda ufite ubutaka muri kino gihe. Ubutaka bwose ni ubwa leta n'ikimenyimenyi, aho bashakiye kwirukaniramo barakwirukana. Murabizi Kangondo, Kibiraro n'ahandi hose. Ibyo byose bigenda ibyo ni ikimenyetso kigaragaza ko nta gihugu Abanyarwanda dufite. Niyo mpamvu dukwiye gukora ibishoboka byose tukabona igihugu bibi na byiza. Tugomba gukora ibishoboka byose tukabona igihugu. Rero ibyo kugira ngo bishoboke ni uko duhugurana, ni uko tubivuga, tukumvikanisha ko ari ngombwa. Buri wese akamenya ko buri munyarwanda ari kuri iyo gahunda. Ibyo nta kindi bikorwa no kuvuga no kubiganira. Hanyuma kuba tutemera gushyira hamwe, ibyo byo ni ikindi nibyo nkunda kwita ubugoryi. Kuba abantu tubona ibintu bikatubaho twese, ariko ntitwemere gushyira hamwe, ahubwo tukarwanyana, ahubwo tugashyamirana. Ibyo ngibyo nyine nibyo ngewe ntemera, nibyo mvuga ngo ibi byo ni akandare. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo ntabwo abantu bacika intege. Wenda ejo ibyo tuvuga bizagirira twebwe bibisaza, tuzaba ibicucu, tubibibwa, dupfe nabi, dupfe twandagaye, dupfira ishyanga nk'uko babyifuza. Ariko yenda inshallah abafite ubwenge buzima bari mu gutoza abana babo uyu munsi, donc wenda abana babo bazagera ku ntego, ntabwo bazaba ibicucu nkatwe. Icyo nicyo nizera ko abana bacu. Gusa ikindi kibazo nuko nyine tutigisha abana bacu. Sinzi niba turimo kubigisha, kuko iyo urebye mwikorere mwebwe evaluation, mwebwe muvuga ko murwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukore evaluation noneho murebe se koko mukunda igihugu cyangwa ni ugupfa kuvuga. Doko niba abana banyu batazi urunyarwanda, rero mumenye ko mudakunda igihugu. Biratangaje, amurusana uracyafite ubujiji bwo kubonera ko umuntu ufite ubwenge ngo aruzi kuvuga Igifaransa cyinshi, Icyongereza cyinshi. Ibyo babigereranya n'ubwenge, ariko si ubwenge. Ibyo ni ubumenyi umuntu amenya, nk'uko umuntu amenya kubaka, nk'uko umuntu amenya kubaza, nk'uko umuntu amenya kudoda. Nawe ukagira urwo rurimi narwo rukaba ari umwuga,
kuko ibyo byose uwo mwuga ufite icyo wakumarira, ufite icyo aho wakunyuza, kubera ko nyine urabizi kuvuga, ariko binyuranye n'ubwenge, binyuranye n'ubwenge mu by'ukuri. Abantu bagomba kugira gute kubiha agaciro. Noneho rero ikigaragaza ko umuntu afite ubwenge ni ukutibagirwa gakondo ye, kutibagirwa kavukire ye. Rero ntabwo avuga ko utayibagiwe mu gihe abana bawe utababwira gakondo yabo, mu gihe abana bawe utababwira ko aho baturuka mu gihe abana bawe batamenya imico y'igihugu cyabo. Icyo gihe rwose urukundo rw'igihugu ntabwo ruba rushoboka mu by'ukuri, ntabwo ruba rushoboka. Muri aka kanya ndumva nifuza kuganira cyangwa se kunyomoza, ndashaka kunyomoza abantu babiri b'inkotanyi, mbese ndashaka kunyomoza inkotanyi muri rusange. Ndashaka kunyomoza inkotanyi kuko zose ni inkotanyi ziranabigaragaza. Ndashaka kugaragara ku kibazo cya Nduhungirehe n'umuhungu wa Habyarimana. Donc uvuga ko umuhungu wa Habyarimana ngo abeshya, donc wivugira ibye. Donc uvuga ko ngo umuhungu wa Habyarimana hari ibyo atazi ku ihamirwa ry'indege yahanukiyemo se. Nkibaza niba Nduhungirehe abona ko ari we wabimurusha. Mu by'ukuri urebye aho indege yagwiriye, naho Nduhungirehe yarari n'umwana wa Habyarimana aho yarari, sinzi ukuri kwa bukwande hagati ya Nduhungirehe n'umwana wa Habyarimana. Ikindi bashingira ngo ku binyoma byatanzwe, hari za association zinyuranye ngo zakoze iperereza, hari abantu banyuranye ngo kandi rwose ngo b'abahanga ngo bakoze ngo amaperereza ngo bityo ngo bagaragaza ko indege Habyarimana yaba yarahanuwe n'ingabo ze arizo za FARC. Donc nuko babyemeza. Noneho nyuma yo kwemeza ibyo ngibyo, navuga ko hari n'izindi raporo u Rwanda rwakoze. Ibyo byose mujye mubihuza, mushyire mu bwenge, mutekereze. Donc u Rwanda rwakoze, hari raporo Mutsinzi, hanyuma hakaba na raporo ya Mucyo. Izo zose zagiye zigaragaza ko indege Habyarimana ngo yaba yarahanuwe n'ingabo za Habyarimana, kandi imbunda yihanuye ikaba yari iri mu kigo cy'indege cya gisirikare i Kanombe. Bityo rero ko abahanuye Habyarimana baba ari abasirikare be. Njye nemeza ko iyo biba ari abasirikare ba Habyarimana, ubwo bari kuba bakoze kudeta nyuma yo gupfa. Ntabwo inkotanyi zari gutera, kuko nta nubwo zari kuba zibizi ko hari ibyo ingabo za Habyarimana zigiye gukora. Ntabwo rero zari gutera ako kanya, ahubwo ni ukuvuga ngo umugambi w'izo ngabo za Habyarimana wo kugerwaho, bari gukora kudeta, bakaba barashyizeho ubutegetsi nyine. Uwakoze kudeta akagaragara n'impamvu yakoze ikagaragara. Kuba rero bitarabaye, ibyo bigaragaza ko ibyo ngibyo ni ikinyoma. Ikindi nuko donc izo raporo bakoze zitanyuze ubwenge, kuvuga ko indege yahanuye, donc imbunda yahanuye indege Habyarimana yari iri mu kigo cya gisirikare i Kanombe, birimo ubwenge bukeya, ubujiji bukomeye, no guhisha byinshi, bikagaragaza n'ubwiru bukomeye, bikagaragaza n'icyo FPR n'abambari bayo bashaka guhisha. Kubera kuko mu by'ukuri uyu urebye kwa Habyarimana ukareba n'ikigo cya gisirikare aho cyari kiri, bihita bigaragara ko bitashoboka ko warasa iyo ndege noneho ngo igwe no kwa Habyarimana. Iyo ikoro iraswa n'abasirikare ba Habyarimana, bari gutegereza nyine ko ibatambukaho gatoya, hanyuma bakayirasa, wenda ikaba yaraguye ku kibuga cy'indege juste. Ntabwo rero yari kugwa kwa Habyarimana iyo iza kuraswa n'ingabo koko n'abasirikare ba Habyarimana, cyangwa se imbunda yari kuba yayirashe, yari kuteretse koko aho bavuga yari iteretse mu kigo cya gisirikare i Kanombe. Ntabwo byari gushoboka ko yari kugwa kwa Habyarimana, ahubwo imbunda yari kugenda, indege yari kugenda ikagwa mu makawa y'ikibuga cy'indege, cyangwa se mu ntangiriro z'ikibuga cy'indege, kuko doko ukurikije parametre z'aho ikibuga kiri, naho ikigo cya gisirikare kiri,
naho kwa Habyarimana hari, ntago ibyo bintu bishoboka. Rero ikinyuza ubwenge n'uwabyumva wese nuko indege, imbunda hano indege yari teretse donc aho bita kuri 19 donc muri hafi Masaka, naho ngaho indege yari nako imbunda yari iri, abahanuye indege niho bari. Rero kuvuga ko iyo mbunda niho yari iri, kuvuga ko yari mu gisirikare, mu kigo cya gisirikare, byo ni ukubeshya, ni ukugiza nkana, mbese ni ukutayanjwa, ni uguta ibitabapfu, ni uko nyine habuze. Ibi byose nabyo mubimenye kugira ngo babibeshe bishoboke, kugira ngo babeshe ibintu bishoboke bibe bigeze imyaka 30 bitarashoboka. Biraterwa n'iki? Biraterwa n'uko nyine atari FPR yonyine yayihanuye, nk'uko nayo babwiye si na FPR yayihanuye, nka FPR n'abasirikare bayo, ahubwo FPR ifite yafatanyije nabo. Abo yafatanyije nabo rero nta bandi bagashakamo hake, ndibo rero bahanuye indege, narabavuze n'Ababiligi. Ibyo byo nta gushidikanya kuko ibimenyetso birahari ni byinshi. N'Ababiligi bayihanuye kandi bayihanuriye nyine aho ngaho twavuze, aho ngaho umuhungu wa Habyarimana yavuze donc Imasaka. Imasaka nyine, Imasaka na 19 biregeranye. Tuzapresiza ibintu birazwi kandi biragaragara. Bo indege rero, imbunda rero naho yari iri kandi abayirashe, abarashe indege nta gushidikanya n'Ababiligi. Ibyo muzayibona, imyaka izashira tutazi yariyo, ariko imbaraga zizashira, ishyirezo bazaho puissance, hagiyeho ubutegetsi mu Rwanda, donc no gukoresha iperereza nyaryo byemezwe kandi bigaragare ko abagize uruhare muri iryo hanurwa ry'indege bizagaragara ko ari Loni. Niyo mpamvu n'uyu munsi bitaragaragara, bizagaragara ko ari Loni, bigaragare ko ari yari ifitanyije nyine n'abasirikare bayo ba Mintwari aribo Babiligi. Bigaragare ko abateguriye ibyo byose ari Clinton na Museveni na Kagame, nabo ngabo bakoze ibyo ngibyo. Ibimenyetso hari abarutanga, ariko unanarije uko byagenze urabibona gutyo mu by'ukuri, nuko byagenze. Ntabwo rero iyo rero uyu mugabo Nduhungirehe ari kuvuga ko ahinyuza umuhungu wa Habyarimana, hari ibyo umuhungu wa Habyarimana atazi, kuko umuhungu wa Habyarimana icyazi ni icyo gisasu, ni ibisasu byahanuye. Hari n'abavuga ngo ni igisasu, ntabwo ari igisasu, ntabwo ari igisasu, ni ibisasu, kuko indege ya Habyarimana yahamijwe n'ibisasu 2 muri 3 byatewe. Ibyo mbihagazeho, ni Ngeri Cyaga Abdallah, mbihagazeho, narabibonye n'amaso yanjye abiri, Rero umuhungu wa Habyarimana ukurikijeho yarari, kuvuga ko yabibonye nta gushidikanya, yarabibonye. Kuba yari hanze ari muri pisine atari no mu nzu, birumvikana ko yabibonye. Ahubwo we ibyo nzi watazi nuko mu buryo abayirashe ntago bo yabamenya, wenda n'abamenya ari ugukeka bati abanzi bacu bari Inkotanyi nibo babikoze. Ariko njyewe narabyiboneye, natanze ubuhamya, birazwi. Sinjye njyenyine, siri bukwe, abandi bose barabivuga, n'abandi bazabivuga, n'ababizi ni benshi. Abahanuye indege n'Ababiligi, kandi narababonye n'amaso yanjye abiri, aho banyuze munsi y'umusigiti, ku musigiti bakagenda, n'abagarutse ko narabisobanuye n'Ababiligi. Ibyo ngibyo bizavugwa kandi bizatangazwa kandi bizamenyekana gutyo. Ibyo rero nicyo ndakimurusha, kirusha umuhungu wa Habyarimana, byo kuba namenya ngo iyi ndege ya Habyarimana yahanuwe na bakanaka n'Ababiligi, cyangwa se byari bigizwemo uruhare nande, kuba bari abasirikare ba Mintwari. Ibyo nta gushidikanya ko nyine abashefu ba Mintwari bari bafitemo uruhare, kuko abasirikare ntabwo aribo bikomanze ngo bavuge bati ngo reka turase, ahubwo bafite ababatumye, ari nabo babohereje mu Rwanda nyine kurasa iyo ndege. Abo rero n'abandi nyine ni ababategekaga nabo harimo Dallaire nawe w'umunyabinyoma, yabeshe byinshi, ariko mu byo abeshya hakazamo n'ukuri, kubera ko nyine ukuri kutihishira, ariko akongeraho ibinyoma byinshi. Ibyo rero nta gushidikanya ko uko byagenze nyine ntabwo ibara umupfu, kuko twe turabizi kandi turacyari bazima. Tuzabisobanura, tuzabivuga. Sinzi impamvu wenda njyewe bataranamamagara izo za BBC, numva ngo
zivugana n'umuhungu wa Habyarimana, nanjye zagombye kuba zarampamagaye zikambaza nkatanga ubwo buhamya, nkabugaragaza ko mu by'ukuri indege Habyarimana abayihanuye njyewe mbazi kandi natanga n'ibimenyetso by'abandi babazi. Abayihanuye ndabazi kandi natanga n'ibimenyetso by'abandi babazi, ku buryo kuba mbazi bitagarukira kuri njyewe, ahubwo byagaragarira n'abandi. Noneho njyewe nabibonye wenda nanjye ndi kure, ariko hari abandi babibonye, noneho bababonye bari aho ngaho, ndetse nge nabonye 6, ariko bari bari aho ngaho bo babonye barenze 6. ubwo rero ibyo ngibyo byumvikane neza ko ibyo tubizi. Nduhungire shyira ibyo uhisha, ibyo nawe ntabyo uzi, uwo uvugira arahari kandi ishyerezo azafatwa, ariko nawe ibyo binyoma byawe bizagukoraho. Ibyo binyoma byawe nawe uzabibazwa kugenda ukwirakwiza ibyo binyoma wigira ngo uzi kuvuga. Nta kintu muba muzi kuvuga uretse ko muba muzi gucamakazwa gusa, muba muzi kuvuga ibyo mutazi. Byo ni ubuginga, mujye muva mu buginga, muba abantu b'abagabo, muba mubeshye ngo mwarize muri ibigoryi. Donc ubundi nta umuntu wize ushobora kuvuga ibintu by'ubugoryi nk'ibyo ngibyo, ibintu biterekeranye nk'ibyo ngibyo, ntago ubundi bikwiye kubaho mu by'ukuri. Reka ntago ndi bukivugaho byinshi, ibyo birarangiye, birahagije. Umuhungu Habyarimana nawe nashaka azampamagare tubivuganeho, mubwire uko byagenze, genda nawe ambwira ibyo wabo, kuko umuhungu Habyarimana ibyandusha ni iby'imirambo nyine, kuko aho indege yaguye hose nahageze niwe wari uhari, niwe wafashe imirambo, hari harimo se. Ibyo arabindusha cyane, ibyo ngibyo byo yabindusha, ariko icyo duhuriyeho nuko tuzi aho igisasu cyaturutse. Sinatwe njyewe nawe twenyine tubizi turi benshi. Abantu bose bari Nyarugunga barabizi, abari Masaka barabizi, 19 barabizi, Igasugi barabizi, Indera, abantu bose bari batuye aho ngaho, abatarapfuye turabizi, kuko n'uwari uri mu nzu yumvishe. Donc amatwi arumva, kandi amatwi y'ikintu gikubise, aho gikubitiye umuntu arahumva. Nta muntu wabitugisha mu impaka rero. Noneho rero niyo mumaze kumaze gukubita, umuntu ashobora gusohoka akajya kureba, akareba noneho neza aho ibintu byagenze. Ibyo rero nabyo gashaka buhake. Ni ngombwa ko Abanyarwanda bashaka uburyo bayiyambura, donc turwana urugamba rukomeye rw'ukuri, kandi tukiyaka gashaka buhake ku buryo bukomeye kandi bw'ingenzi cyane. Ibi rero nibyo navugaga kuri ibi ngibi. Noneho nge nigarukire kuri pasiteri Ndera. Hari umupasiteri uherutse nawe kuvuga ibintu by'ibinyoma. Doko hari ukuntu u Rwanda muri rusange, na pasiteri wenyine, nawe na pasiteri kane kumurenganya, kuko yavuze ko doko inkiko za gacaca, abantu batazi iby'inkiko gacaca zakoze barabibazibarirwa. Doko inkiko za gacaca zakoze ishyano ritabarika, zakoze ibintu bibi cyane, zageretseho abantu ibyaha bitabaho, zikora ibitanyuranye n'ubwenge. Ariko kandi biranumvikana, ari nayo mpamvu mvuga ko burya Abahutu doko baroroshye cyane mu bitekerezo byabo. Mu by'ukuri ntago byashoboka. Ubona namwe nimurebe, kugira ngo umuntu mwe mwarwanaga, umukubita hasi akagukubita hasi, uko mujya hejuru akakujya hejuru, noneho nibirangira ngo niwe ugiye gucira urubanza. Ibyo ni ibintu bitumvikana. Donc ukuntu ngiye abantu bemeye, ukuntu twabyemeye, mbese kanage nikiremo, ukuntu twabyemeye ngo tuburanishwe na ziriya ngegera. Donc ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bitumvikana. Donc ntabwo twagomba kwemera ko tuburanishwa n'abantu bavuga ko donc twabiciye. Ntabwo twagomba kubyemera, ariko ukuntu twabyemeye bigaragaza ibitekerezo byacu biciriritse. Ibyo nabitekereje ku gihe cya Bakaramira, baburanisha Bakaramira. Donc nagize ibyago bikomeye cyane, kuko icyo gihe nari Gikondo, naravuye muri 1930 ndi Gikondo. Rero muri gereza Gikondo nta muntu wahavuye ngo ajye kuburana. Iyo nza kugira amahirwe nkaza kubonana na Bakaramira, ukuntu mwumvishe Karamira burana w'umuhanga, nari kumubwira ijambo rimwe kandi yari kuryumva Karamira, kandi yari guha abandi icyitegererezo, nabo bakagendana muri uwo mujyo. Hari ibyakozwe na Kambanda w'igicucu, ibyo ntacyo mbivuzeho, ni igicucu we bamuhaye amafaranga, nta kindi cyatumye bivuga n'ubucucu.
ni ubucucu bamuhaye amafaranga agereka ibyaha ku bahutu, ni ikigoryi. Donc tujye tubyumvikanaho kandi mbivuge, donc ni ikigoryi iyo umuntu yemeye kuvuga ngo agiye kuvuga ibintu ibi n'ibi, abeshyira abantu ibi n'ibi kubera gusa kuko bamuhaye amafaranga, ukemera ko miliyoni y'abantu ashira y'ubwoko bwawe bushira, ni ubucucu mu by'ukuri ngo kubera amafaranga. Donc ubundi wagombye gutekereza ko ngewe nagombye gutekereza nti ndabyemeye ndanabivuze nshyirize bene wacu mu kangaratete, ariko se nibamara kwamara ngewe imbaraga ko nzimazeho niki nizeye ko abantu batazaminduka. Ubwenge ntabwo bwabimpa ko ayo mafaranga bampaye bazayanyaka kubera ubucucu bwanjye, kubera kuko bampaye amafaranga ngo nshyire ubwoko bwanjye mu bibazo, ariko ndayemeye ndanayariye uretse ko batanayamuhaye. Ariko urabikoze finaroma, umaze kubikora ntabwo ubona ko wowe imbaraga zawe uzirangije, nawe bagiye ko kwica urubozo, ntabwo ubona ko amafaranga bagiye kuyakwiye kwaka. Ibyo ni ubucucu. Ni nk'abantu uyu munsi baba bari mu mashyaka ya politike, bari abantu bazi kuvuga, bari abantu bafite imitungo, batarara ubusa, batagira gute, agahuruduka iyo ngiyo ngo agiye mu Rwanda kuba umutegetsi, kuba minisitiri w'intebe, kuba minisitiri, kubiki. Ibi bintu ni ubucucu. Uragiye, aya mafaranga barayaguhaye, nibyo baraguhembye, ariko se uzarya kangahe? Ejo ko bagufunga, ejo ko bayakuroga, ejo ko bakuniga, ejo ko bagushingira umukobwa wabo, bakaguhuguburuza bakakurangiza y'amafaranga yose wahembwa imyaka 10 iyo ariyo yose cyangwa 30, bakayisubiza bakayazungura. Ntagire umwana wawe wundi wabyaranye n'uwo mwari mwashakanye ava mbere usunutsa utuzuru kuri uwo mutungo baguhaye, waruhiye iyo myaka yose, nguri minisitiri, nguri iki, bagukoresha wica bene wanyu, ugira ute, ibyo bintu byose sinzi. Donc navuga ngo ubwenge bukeya bw'abantu, niyo mpamvu ntawe uzankangisha kwiga, ntawe uzankangisha nzemera umuntu uko yize kubera ko azi gutekereza. Kwiga bikamufasha kuvuga, gusobanura ibyo yatekereje. Ariko kwiga ntibivuze ubugoryi kuba ikigoryi. Ibyo ngiye mfite umujinya, kandi ibintu bigira umujinya cyane. Ibindi byo mvuga, donc iyo murebye amashuri abantu bafite imyaka 30 kamuheze hanze, duheze hanze, donc turi ibicucu. Iyo turi ibicucu rero mureke dukubitwe turi ibigoryi. Donc niyo mpamvu nge mvuga ngo abana bacu nibo bakwiye kugira gute, nibo bakwiye kuba abantu bo kwigishwa. Donc ufite umwana nawe namwigishe, akaba afite ubwenge namwigishe, abigishe ejo donc bazatabara u Rwanda. Ariko ibicucu by'ibisaza ni ibigoryi. Watinya gute gupfa ufite imyaka 70 nguraga kuvuga ukuri ngo kugira ngo udapfa? Icyo ni ubucucu. Wanga kuvuga ukuri ngo kugira ngo udapfa ufite imyaka 70, urabwira abantu ngo nibajye mu mihanda, ngo nibakore revolution. Abana b'abasore, wowe wagombye kuba muri deri wabo ukabajya imbere, mureba ibintu birimo kuba mu Rwanda, hariya birimo kuba mu Rwanda, kubona umugore, abagore bavuga bati doko barwana, tuzirwanaho. Bari abantu bagufite uri muri deri wabo, habiki ubutegetsi bwahita buvaho muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Buriya butegetsi bubi bukandamije ntabwo bwahita buvaho. Ariko turamye ngo uravuga ibifaransa, ngo uravuga ibyongereza, ngo uravuga ibiki, ngo uri muri deri. Donc aho turamye aho ngaho imahanga urapfa kuvuga gusa. Ibyo bimaze iki mu by'ukuri wa mugani? N'abari mu Rwanda nababwira, barabasenyera amazu baragira gute, ngo ntimwavuga ngo abana banyu ngo bafite imitungo ngo murengera. Ubwo buryo mwaburetse imitungo utazisanzuramo, ubundi maze iki? Kugira imitungo utakwisanzuramo bimaze iki? Ese undi urabifite hari umuntu ugira imitungo muri kiriya gihugu cy'u Rwanda? Hari uwo muzi ugira imitungo mu Rwanda hariya? Ubwo buryo abantu baburetse.
Bo reka ngaruka kuri sije yarinzanye ndangiza ikiganiro, ndabona iminota irimo kugenda yirukanka cyane. Bo rero mu Rwanda bafite ukuntu donc hari uyu mupasiteri yavuze ko ngo inkiko z'agacaca ngo zagaragaje ko hari abantu ngo miliyoni n'igice zishe abantu miliyoni. Ubwabyo mutekereje ibi ngibi bwabyo ni ibinyoma, ni ibinyoma sirivupe. Ntago abantu miliyoni n'igice ishobora kwica miliyoni gusa, ntibishoboka, ntabwo ibyo bishoboka. Miliyoni n'igice iramutse igiye kwica abantu yari kwica miliyoni zose zari mu Rwanda uko zari 7 n'ibindi cyangwa 8 uko yabivuze, zari gushira izo miliyoni zose. Zari miliyoni n'igice bafite umugambi wo kwica abantu, bakica abantu. Nta doko miliyoni 8 ziri mu Rwanda zari gushira, hagasigara abo ngabo bonyine miliyoni n'igice. Iyo bagiye kuzana ibintu by'ubugoryi babeshya abana bavutse ejo bundi bavuga ngo nta muntu wakwica umuntu umwe ari umwe, nibyo ariko nta n'uwakwica umuntu ngo yice umwe nyine. nta gatsiko kakwica ngo kice umwe. Doko niyo abantu bateranye bafashe umugambi wo kwica n'10, abantu bazica bazarenga 100, bazajya bafatanya umuntu ari 10 ariko bica 100. Njye mfite ubuhamya, hari abantu nzi babyireze bavuze doko bavuga ko bisha abantu bamaze marati bararenga 100. Umuntu umwe ati karasohoka nkubita gasohoka nkubita. Umuntu umwe ndamufite ndamuzi i Masaka avuga ati abo nishe njyewe ubwanjye, njyewe nyine bararenga 100. Abo yabishe wenyine, atari ko ari we wenyine, ahubwo ari abandi bamukikije bamurebera. Ariko yagiye ku muryango batwika inzu, gasohoka kubita 100 ati sinabara bararenga 100. Wowe ukajya kubwira abana b'uyu munsi ko miliyoni n'igice ari yishe miliyoni. Ubwo bugoryi, ubwo buhemu mu bushakira iki? Nibyo gacaca zabikiniye gutyo kubera ko icyo zashakaga zari gukomesha abahutu, nicyo zashakaga, kandi zarakomesheje, zabambuye ibyabo, zarababeshye biratinda, ndetse abisha abantu barabarekuye, ndetse hari n'abatigize bafata kandi babizi ko abisha abantu. Kubera iki? Kubera ko nyine nibo bakoreraga, bagombaga rero kubahemba. Nibo bakoreraga, bagombaga kubahemba, ntibagomba kubafunga cyangwa kujya doko. Birazwi iyo leta y'u Rwanda ivuga ko ngo leta yateguye jenoside, Gatsinzi Marcel akabakorera, bakamutuma kwica Gicanda, akagenda akamwica, yaza bagakorana, ejo bundi nyine bakamuhinduka nawe bakamukuraho. Rwarakabije bakaba bati wowe wari generali mu gisirikare cyakoze jenoside, ndetse wakoze nibara iyo ngiyo wateye u Rwanda wagize gute. Araza abana nabo, ubwo bari kumwe nabo. Aho muvuga ko inkotanyi zanga bicanye n'igihe nyine, abahutu babicanye inkotanyi zibakunda kubi. Abahutu babicanye inkotanyi zibakunda kubi, nta n'uwo zishe. Abantu zishe n'inzirakarengane gusa, nta n'uwo zafunze. Abantu zafunze n'inzirakarengane gusa. Abantu barabyumva se? Abantu murabyumva cyangwa ntabwo mubyumva? Narinje nje kunyomoza ibi binyoma, ntago nje kuvuga byinshi rero. Gusa pasiteri Rutayisire bon ntago rekane kumurenganya, kuko ntago yavuga nyine ko ari imibare yahawe na Gacaca. Rekane kumwataka mu byo ko ari we mubeshyi, ahubwo nyine ababeshyi nabo ngabo bazana ibyo binyoma nyine, bazi ko ari zo raporo bakora ibiki. Ariko noneho rero n'abafana bayo cyangwa se n'abambari bazo bakabishingiraho nabo bakirengagiza ko ari ibinyoma, bakahamya ibyo binyoma. Kuko ndahamya ko nka pasiteri ashobora kuba bizi ko abo bantu batageze iyo
ayanaje ko n'umuntu wize bo aravuga neza, avuga ko abahutu bose batishe nibyo, ariko yarangiza akavuga ko miliyoni zingahe. Ntabwo ibyo bishoboka, ntabwo bishoboka. Kandi nongere mbwira abanyarwanda ko ntabwo abantu bishe abatutsi n'abahutu n'abatwa ntabwo ari abahutu, na agatsiko k'abantu bari batumwe bakoraga FPR yarabipanze ibishyira mu donc ibyigisha, noneho nabo bakoresha abandi batabizi, wenda bakabikora bumva ari abahutu, bumva ko barwanira ubuhutu, ariko bafite ababakoresha b'abatutsi cyangwa se b'abahutu ariko bakorera FPR. Okay, ni ibindi byo reka mvuge ibindi byo ndangize niruhukire ndaninaniriwe. Uwumva yumva utuba rurere ntabwo nishingiye ibigoke. Murakoze kandi murakarama. Uwumva ibyanjye akumva byemeye, akumva bikunze, nakore subscribe, akoresha na comment gikwize hose kiri kuri Bicaga Abdallah ku mateka nyakuri. Rimwe naho mujye murebe, ndabona mutari kunkurikira cyane, sinzara kubera iki mumaze kusukunda bihogo, mumaze iminsi mutambona, ariko ubu nagarutse. Merci, murakoze.